ubutatu bwera cyangwa se Trinity nk'uko mu ndimi z'amahanga babyita. Ubutatu bwera ni amagambo akoreshwa bashaka kuvuga ibintu bitatu bitandukanye. Icya mbere ni Imana. Imana ni abantu batatu batandukanye kandi bahozeho ari bo Data, Umwana n'Umwuka Wera. Ibyo tubisanga muri Matayo ibice 3 umurongo wa 16 kugeza ku wa 17. Buri wese muri aba bapersona batatu cyangwa se abantu batatu ni Imana yuzuye ukwe. Ibyo tubisanga muri Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere ndetse na Yohana ibice 6:27 ndetse n'urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 3 umurongo wa 16. Hariho Imana imwe rukumbi. Nubwo ari ntaho tubona ayo magambo yanditse muri Bibiliya gutyo ubutatu bwera, ibyo ntibishatse kuvuga ko ubutatu bwera butabaho cyangwa ko budashingiye ku nyigisho za Bibiliya. Gusa mu mateka y'itorero hagiye habaho ubuyobe butandukanye buhakana iby'iyi nyigisho. Ahanini ubuyobe bwagiye buturuka ku kwirengagiza kimwe muri ibi bintu bitatu navuze hejuru, cyangwa se ku kwita cyane kuri kimwe muri ibyo hanyuma ibindi bigatakara. Ubuyobe butatu buhagarariye ubundi mu gusobanura iby'ubutatu bwera ni ubwitwa modalism, arianism ndetse na tritheism. Ushobora kwibaza ati se ibi bisobanuye iki? Bihuriye he n'ubutatu bwera? Reka tuze tugusobanurire n'ubundi. Iyi ni inyigisho y'ubuyobe yigisha ko hariho Imana imwe ariko yigaragaje mu buryo butatu butandukanye aribwo Data, Umwana n'Umwuka Wera. Mu yandi magambo, modalism yigisha ko Data, Umwana n'Umwuka Wera badatandukanye ahubwo ari umwe wagiye wihishura muri ubwo buryo butandukanye. Modalism yigisha ko Imana tuyibona nka Data mu isezerano rya kera, ubundi mu isezerano rishya tukayibona nk'umwana uza mu isi kuducungura ari we Yesu Kristo. Hanyuma nyuma yo kuzuka no gusubira mu ijuru tukayibona agaruka nk'Umwuka Wera gufasha abacunguwe. Icyakora modalism ntibasha gusobanura ibyabaye nyuma yo kubatizwa kwa Yesu, igihe tubabonera rimwe icyarimwe bose ubwo Umwuka Wera muzaho nk'inuma ndetse n'ijwi rya Data rikavugira mu ijuru. Ibyo tubisoma mu rwandiko rwa Matayo ibice 3 umurongo wa 16 n'uwa 17. Cyangwa igihe Yesu yasabaga Data kohereza umufasha ari we Mwuka Wera nk'uko tubisoma mu rwandiko rwa Yohana ibice 14 umurongo wa 16 n'uwa 17. Hari n'ahandi henshi mu isezerano rishya tubona Yesu aganira na Data. Ubundi buyobe ni arianism. Ni ubuyobe bwazanywe n'uwitwa Arius bwigisha ko Yesu ari umuntu wuzuye ariko atari Imana yuzuye. Arianism yigisha ko Yesu atari Imana, icyakora aruta ibindi biremwa byose. Mu yandi magambo, kuba Yesu ari icyaremwe bivuze ko hari igihe atari ariho. Arianism ni inyigisho yamaganwe nk'ubuyobe mu mwaka wa 325 nyuma y'ivuka rya Yesu mu nama yabereye i Nesaya. Bamwe mu bayoboke ba Arius kugeza uyu munsi ni abahamya ba Yehova. Ntibemera ko Bibiliya yigisha ubutatu bwera. Bavuga ko Yesu atari Imana nk'uko Arius yabivuze mu kinyejana cya 3, ahubwo bavuga ko Yesu ari imfura mu byaremwe ndetse akaba ari nawe marayika Mikayeli tubona mu isezerano rya kera. Ibyo nibyo bizera. Ubuyobe bwa gatatu ni tritheism. Tritheism yigisha ko hari Imana eshatu. Uzumva bakoresha ikigereranyo cy'igi bashaka gusobanura iby'ubutatu, bavuga ko Data, Umwana n'Umwuka Wera ari nk'umuhondo w'igi, umweru n'igishishwa. Gusa iki cyegeranyo kirapfuye kuko umuhondo wenyine si iki, kimwe n'umweru n'igishishwa. Inyigisho ihura neza n'imyemerere y'Abahindu bavuga ko hari Imana nyinshi. Ihura cyane kandi n'iy'Abamormoni bavuga ko habanje kubaho Imana Data yahoze ari umuntu, nyuma ikabyara na Yesu n'umugore wayo nk'imfura yabo, hanyuma bakabyara n'Umwuka Wera nk'umwana wa kabiri. Bizera ko ari batatu, Data n'abana be bombi bose ari Imana. Icyakora bose ntibahozeho. Gusa nanone nubwo bose ari Imana, Data arabaruta kuko ari we wababyaye. Ikindi bizera nuko hari Imana nyinshi cyane z'imibumbe itandukanye, nuko gusa eshatu arizo ziyoboye uyu mubumbe wacu witwa isi. Ese koko ibi bizera nibyo? Reka turebe uno mwanzuro tubasobanurira neza ukuri nyako. Hariho Imana imwe igizwe na batatu batandukanye aribo Data, Umwana n'Umwuka Wera. Buri wese ukwe ni Imana yuzuye, nubwo tubona Umwana n'Umwuka Wera bagandukira Data ndetse Umwuka Wera akagandukira n'Umwana. Icyo tubisanga mu rwandiko rwa Yohana ibice 14 umurongo wa 26 n'ibice 15 umurongo wa 26 n'ibice 16 umurongo wa 13 n'uwa 14. Buri wese kandi afite imirimo yitandukanye n'iy'abandi. Icyakora bose bafite intego zimwe kandi bakorera hamwe. Urugero tubona ko umurimo w'agakiza ka muntu ari umurimo w'ubutatu bwera rwose. Ibyo tubisanga muri Tito ibice 3 umurongo wa 3 kugera ku wa 7.
Ingero nyinshi zikoreshwa mu gusobanura iby'ubutatu bwera zigira aho zigarukira mu busobanuro, kandi birumvikana rwose ko bigoye kuri twe ibiremwa gusobanukirwa Imana Umuremyi wacu birenze ibyo yihishuye. Ihame ry'uko ibihishwe ari iby'Imana, ibyahishuwe bikaba ari byo byacu twese abantu. Ibyo tubisanga mu Gutegeka kwa kabiri ibice 29 umurongo wa 28. Mbega uburyo ubutunzi n'ubwenge n'ubumenyi by'Imana bitagira akagero! Imigambi yayo ntihishurika, n'inzira zayo ntizirondoreka. Ninde wamenye ibyo Uwiteka atekereza, kandi ninde ushobora kuba umujyanama we? Ninde wabanje kumuhanga azamwiture, kandi byose ari we bikomokaho, akabibesheshaho, akaba ari nawe tubikesha. Icyubahiro kibi cy'iteka ryose. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 11 umurongo wa 33 kugeza ku wa 36.